Yes, reka mbasuze rongere mbekaze mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi nibiri mu gitondo nkwifurize igitondo cyiza nibiri mugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza. Je ndi hori nk'ibisanzwe uyu munsi ngiye kubana n'abamama babiri bigisha kubijyanye na divorce ndetse n'itandukana ry'abashakanye. Nibaze mbere na mbere ngo ese umugabo akwiriye guta umugore ryari, ese umugore akwiriye guta umugabo ryari? Ndahera iburyo bwanjye ansubize ubundi mbone kujya ibumoso bwanjye. Mama witwa ndi? Yego. Narimbaje ngo ese umugabo kugira ngo adikarare ko afite divorce yemerewe guta umugore ryari ndetse ni na ryari umugore yemerewe guta umugabo we by'umwihariko? Oya nta gihe cyemewe cyo kumuta. Noneho twabonye bamwe mu bavuga butumwa cyangwa se umwe mu bavuga butumwa avuga ngo ndidekaraye muze divorce ntaye uwo twashakanye. Ku bwawe umuntu iyo wumva agiye gukora divorce ku ruhare rwawe ubyakira ute ndetse unabifata ute ku ruhande rwawe? Ntabwo nabyakira neza. Ntabwo nabyakira neza. Ubundi niba agiye gukora divorce urongerejweho gatonya. Yes. Niba agiye gukora divorce kandi ni umugore mugenzi wanjye uko biri kose njya ntinya cyane iyo umuntu ahagaze imbere y'Imana akarambura ikiganza. Yego. Byonyine natinye kiriya kiganza yarambuye yarangiza akavuga ngo mu bibi n'ibyiza tuzabana, tubyaye tutabyaye tuzabana. Rero abantu mbese bafashe Imana ngaho ari mubyara wabo, mbese bayifata uko babonye, ariko uko biri kose Imana ntabwo ibicecetse. Yego. Ntabwo ibicecetse. Hari igihe umugabo ashobora kubona umukobwa runaka cyangwa se umugore runaka yarangiza akavuga ati ariko runaka afite amafaranga ndata umugore wanjye, kandi ntiyibuke ko n'uwo yazanye n'ubundi yamuzanye afite agaciro, ariko babyaranye kabiri gatatu atangiye guta agaciro imbere y'amaso yiwe. Ariko siko byari bikwiriye, ahubwo yagakomeje akanambana umugore wiwe na biriya bizashira, ariko uko biri kose nuko yanambana n'umugore. Yego. None ahangaha tubonye bamwe mu bigisha cyangwa se abapotre, reka mvuge wenda nanga urugero kuri Apotre Mutabazi. None aha hari dekarara bavuga ko urugo rumunaniye ndetse we n'umugore bari muri gatanya. Apotre wenda reka mbijyane mu buryo bw'ijambo ry'Imana, yemerewe guta urugo akajya ku ruhande, reka mazura mu maruguru niwe ngiye kukibaza, cyangwa yemerewe bwo gukomera ku rugo rwe kugira ngo n'umukumbi ayoboye umufatireho urugero? Urakoze cyane. Ku mazina yanjye naho Banegeye Solange, mfite abana 5. Yego. Buriya iyo umuntu ayoboye aba ari umuyobozi, aba ari umuntu ukomeye cyane. Ntabwo byagakwiye ko yagata wa mugore. Yego. Abatanze intangarugero mbi muri ba bantu ayoboye. Yego. Urumva ntabwo aba ayoboye urugo rwe rwonyine, aba ayoboye n'abandi bose. Icyo gihe iyo uri umuntu uyoboye abantu, tena uba uyoboye urugo rwawe ukayobora n'abantu, icyo gihe bigaragaza isura mbi mu bantu bose baba babibona. Yego. Babibona cyangwa babyumva. Ntabwo biba bikwiye. Yego. Ntabwo biba bikwiriye. Noneho Apotre Mutabazi yataye umuryango, nawe urambwira ati ni umumama w'abana 5. Ubundi Apotre Mutaba iryo zina ry'ititire ni izina rye. Ndashaka kumanza namenya iyo titire ishaniranye niyo Apotre. Avuga ko nta muntu wemerewe ijambo ryitwa Apotre. Byogere Apotre aba ari umuntu uri hejuru ya Bishop. Aba ari hejuru ya Bishop. Yego. Aba ari no hejuru ya Archbishop. Aba ari no hejuru ya Pasiteri. Aba ari umuntu ukomeye. Aba ari umuntu wubashywe. Ubundi reka nkubwire. Nkuko bavuga Apotre Gitwaza, Apotre Masasu, Ubundi Apotre Minyoni. Yes, nge ubundi mpamvu ntakunda kubimenya cyane. Nsengera muri ADPR ndaye masi n'amatitire ntago nyazi nzi mushumba, nzi regionali,
mbese umushumba w'ururembo ibintu nk'ibyo okay. Umwarimu yes ubwo mu bigaragara uwo muntu nawe aba ari hejuru ya pasiteri, aba arenze regionali. yes hanyuma uwo muntu urenze regionali aba ayoboye mushumba, ayoboye regionali, ayoboye pasiteri, ayoboye mwarimu. Umva iryo zina aba yishe n'abantu none abayoboye uko bangana. Hanyuma ndabona ko abayoboye pasiteri akayobora mushumba ibazi kandi uva ku mudiyakoni wo hasi mu cyaro. Tekereza ni ikibazo gikomeye gikomeye gute? abayishe izina yes izina aba yaryishe abayishe izina ry'Imana sibyo ubundi akica n'iry'abantu. urumva abantu bose abayishe ari abantu benshi akica n'urugo rwe. yes abayishe abantu benshi si ukuvuga ngo ayishe umugore we wenyine ahubwo abayishe n'intama ayoboye ndetse n'abayobozi agize ayoboye. hanyuma niba uri umuyobozi intama zirakureberaho nuje kwiba ugahagarara hari ukigisha kuri kose bazavuga ariko uyu muntu duhagaze imbere ni muntu ki cyo ntibamufashe arimo asambana, ntibamufashe se arimo yiba ati n'ubundi ibyo yigisha ntabyo sibyo. ubwo rero nta kuntu wambwira ngo yatandukanye n'umugore ejo ahagarare hariya ngo ni umuyobozi nshumbye intama, oya ntabwo bishoboka. aba yabirangije byose aba yabyishe aba yishe izina ry'Imana. abayishe izina ry'Imana akica n'iry'abantu. urumva n'abantu mbese barangije kubashyira hasi. yes cya cyizere kiba kirangiye. buriya ikintu njya mbona ku bakozi b'Imana buriya ni umukozi w'Imana. iyo uri umukozi w'Imana ukagaragaza isura mbi mu isi, ubu ni mu isi ntabwo twavanye mu rwanda yego isi yose kuko arebwa n'isi yose. icyo gihe iyo ukoze akantu gatoya uri umukozi w'Imana uba wishe izina ryitwa abakozi b'Imana bose. barambitse bose umva bahita guhera ku mudiyakoni hasi. umve nyine abantu ayoboye uko bangana bose barangije kubarambika hasi. yego hanyuma abandi nabo bati reka basenye bari baratwihishemo. kuki wenda reka mvuge umukozi w'Imana ukoze ikintu cyangwa se ugize akantu kabi kamugaragaraho karagaragaye no ku muntu wo hanze agakomera ari ak'umukozi w'Imana cyane kurenza ak'umuntu wo hanze. ubundi twebwe abakozi b'Imana turi inzandiko zisomwa na bose. turi inzandiko zisomwa na bose. yego niba uhagaze ahantu urimo wigisha wowe ubwawe ntabwo uri buze kumenya abantu bakuzi ariko uri kubwira arakumenya. utambuka hariya ukagenda urimo gukora ku mukobwa w'abandi uri kumukora ku ibere uzakubona azavuga turase wa mukozi w'Imana. yes niyo mpamvu turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. noneho akarusho hano ku YouTube ni isi yose. iyo ukoze akantu runaka uba ugushije abantu benshi. ubugushije abantu benshi. uyu apotre wacu araza akagira ati ngiye kwaka divorce byanditse muri Bible. Bible yemera divorce, Bible nyemerera gukora divorce n'uwo twashakanye mu gihe tutumvikana. ariko akibagiza ko iyo urahira imbere ya pasiteri cyangwa padiri uvuga ngo tuzarinda dupfa. ariko ikintu nanone tugomba guhagarara tutamuciriyeho urubanza ngo tumucireho iteka. buriya tugomba gukoma ingasire yego dukome ingasire dukome n'urusyo. hari igihe wenda n'umugore mu rwe ruhande dushobora kumva umugabo, dushobora kumva umugore, ariko dushobora kuvuga ku mugabo cyane tukibagirwa umugore tukagira uwo tubogamiraho. yego bari n'igihe umugore wenda yararebye akabona ko wenda kubana nawe bidashoboka. niyo mpamvu tujye tuvuga ngo mu ngo habamo ibintu byinshi. mama ubu wava ku kiriri nako wava kubyara umugabo waguteye inda ukaza wamara ukwezi kukavuga ngo umugabo ntabwo mushaka ko mubana. ariko uzi ko utazi umugabo icyo ari cyo buriya kamubwire buriya
biba byaratangiye kera. Ese wari uzi ko aribwo biba bitangiye? ariko utirengagije ya titire yitwa apotre sibyo Yarenzaho. utaza gutambikira ngo ugire aho ugana sibyo ntabwo turajya hirya turacyari mu murimo w'abakozi b'Imana bagabura ibyayo bagabura ibyera byayo. Ndabyumva. ntabwo wahagarara hariya imbere y'abakristo ngo ubabwire ngo divorce iremewe, ahubwo uwo muntu ubikoze gutyo Abakozi koze. umuntu nawe aba yaraguye kera, ntabwo aba ari umunyamasengesho ahubwo aba afite uburyo agenda yihisha. Hari ukuntu Imana igushyira ku karubanda kugira ngo abantu bakumenye wari wihishe, bagusobanukirwe. Basobanukirwa uwo yari. ubundi reka nkubwire, Imana niza kukwigisha ku muntu cyangwa se wenda ushaka kunyura mu ishuri runaka, izakwigisha ku muntu mukundanye cyangwa se kwigisha ku mugore. Nimara kumukwigisha nibwo uzamenya umuntu uwo ari we. Yego. Hanyuma rero birashoboka ko burya no kugira ngo bize hano ku makamera, bize hano ku ma YouTube, Biba byakomeye. ni ibintu biba bikomeye. Ntabwo biba byoroshye. Tubonye abavugabutumwa benshi bidekarara bati njyewe ubwanjye divorce ni urupfu kuri njye, ndetse ni nabwo buzima bubi nigeze mbona ku bwanjye. Ku bwawe divorce ni urupfu cyangwa divorce ni amahitamo y'umuntu? Baba bivuze ngo kuba yayikora. Kuba yakora divorce ni urupfu. Ni urupfu, atari ko kuko nta bundi bushobozi mfite ndihangana nkayikora. Reka nkubwire umunyamakuru, sibyo? Ni ukuvuga ngo ikintu kigendanye no gusenga kivuze iki? Yego. So, hari ibyo tutihanganira kubera ko turi abantu, ariko twongere twibuke ko nanone turi abanyamasengesho, turi abantu bakijijwe. Hanyuma nukora divorce uri umuntu w'umukirisitu, uzaba uhaye ntangarugero wa mupagani, nawe azavuga ati b'abakirisitu ko barimo bakora divorce, twebwe uzaba umuhaye inzira nziza, uzaba umuhaye inzira yo kugira ngo agire ute anyuremo. Yego. Kandi ntabwo byemewe. Kandi ntago byemewe. Abenshi bati nubona urugo rukunaniye jya umuhungu ujye kwishakira uwa kabiri. Oya reka nkubwire, nakubwiye ngo iyo Imana ishaka kugutangaza, iyo Imana ishaka kugutangaza igucisha muri izo nzira, sibyo? Imana ishaka kugutangaza igucisha muri izo nzira, sibyo? Yego. Birashoboka ko ushobora kuba uri umugabo warananiye urugo, bibaho. Nguwo akaba ari titire yuko ari iki? Apotre. Ariko mu nzu muwe ibintu byarakomeye. Hanyuma wenda umugore yarangiza akamubwira ati umugabo wanjye bimeze gucaca muri iyi nzira bigire mu nzu urugo rwarahiye, ariko yagera hanze akigira umuntu Umukristo. Kugira ngo umwe yicungire. Burya yahunga undi. No kugira ngo umwe kube izi divorce ziriho, abantu benshi bazikora kuko babikunze. Abenshi ntabwo babikora babikunze pe. Baba bahunze impfu. Baba bahunze impfu. Nkurikije abantu bapfa ngo umugore yishe umugabo yishe umugore, ni nyinshi. Abana bari gupfakara ni benshi. Akavuga ati ese kugira ngo njyewe, hari igihe umugore avuga, mama, hari igihe umugore avuga ngo njyewe no kugira ngo abana banjye bapfakare, ndi nyina wababyaye, njyewe ndemera divorce mu ngo uyu mugabo, njyewe ndera abana banjye. None se kugira ngo upfe ya divorce ni yawe? Bitego hari igihe umugabo hari igihe umugabo ashobora kuza wenda urugero afite icyuma agambiriye kwica umugore, ibyo byo ashobora kumuhunga, sibyo? Ibyo biremewe na leta yabatandukanye. Ariko noneho mu gihe icyo kintu kitabaye, muri iyi minsi ikintu cyitwa abagabo bafite ingeso. Ingeso imeze gute? Bafite ingeso.
akuzanye uri umukobwa mubyaranye rimwe kabiri gatatu mugeze mu bana batanu agatangira kubona ko mutaberanye mudakwiranye agatangira kubona ko hirya hari umuntu wagize ute baberanye ahari se wa muntu wagiye gushaka azahora ari umukobwa cyangwa se nawe igihe kizagera agere muri rwa rugero rwa wa muntu ataye kandi ubwo ngubwo nagera muri rwa rugero rw'uwataye nawe azamuta nawe agende yongera ashaka abantu ahubwo sizo wasanga atari ingaruka zo gushaka umuntu akiri mutoya ahari oya n'abagabo bakuze bibaho n'abagabo bakuze bibaho buriya reka nkubwire umugabo ushatse urugo rwa mbere agashaka urwa kabiri urwa gatatu urumva yarwubaka ntabwo bishoboka buriya niyo wataye urugo rwawe iyo washatse urwa mbere rukanga ugashaka urwa kabiri ntabwo ruguhira uwo mugabo kuko uba ufite wowe utwawe tugeso wa mugore n'ubundi wa kabiri ushatse atazihanganira wa wundi wa mbere twanze yanze kutwihanganira n'uwa kabiri ntabwo yabyihanganira ntabwo byakunda ariko se ko muri abantu b'ababyeyi nk'ikibazo nka kirangiye ikintu cyanunguye ikibazo nka kiriya cyo mu muryango nimba koko muri gahunda za divorce ese n'uwuhe mumaro wo kuza kubivuga kuri social media ese mwe murabona nta kibyisha inyuma reka nkubwire njyewe mfite ikibazo ntabwo naza kuri social media ngo nkivuge udafite impamvu udafite target oya ni ukuri sibyo oya pe ahubwo niba ufite ikibazo ufite umuryango niba nawe uhari hari inshuti uretse ko n'ubu ngubu abantu babaye babi ukagenda ukabitsa umuntu ibanga cyangwa se ukagenda ukaganyira mugenzi wawe ukamubwira ati rero ibintu bimeze gutya ngira inama akaba uwa mbere wo kugira ute wo kubijyana aho kugira ngo akubikire ibanga akaba uwa mbere wo kubijyana ariko njyewe inama nagira abantu ni uko muri wa mwanya wo kugira ngo bazane ku mashusho media ni ukuri ntabwo abantu bose ari kimwe haracyari 7,000 bitarapfukamira bayaje sibyo haracyari 7,000 bitarapfukamira bayaje abantu bose ntabwo ari kimwe ushobora kugenda ukabwira abantu babiri ukabwira ati rero mfite ikibazo ariko bimeze gutya muze mutugire inama cyangwa Imana iravuga iki umuntu nakunanira muteze umwe nawe nakunanira umuteze mugenzi wawe nawe nakunanira umuteze iki itorero none se ko hari abantu benshi baza kuri social media bafite ibibazo bitandukanye wenda hari abafite ikibazo wenda cyo gukenera abantu ko hari inkunga babatera murabizi ibyo bintu bibaho hari uwagize uburwayi ashaka abantu bamufasha ngo ajye kwivuza ese uwaje avuga ko ari gukora divorce ni iki yashakaga ni iki ari gushaka urwaye ndabyemera ufite ikindi kibazo kijyaniranye n'ubukene wenda n'inzara ndabyemera ariko divorce uri muri divorce afite abana yarabuze abamwishyurira amashuri ibyo ndabyemera nanjye nibyo nende kuvuga yumva ko yabona wenda bamwishyurira n'ubufasha mbese we yabashaka ariko buriya ntabwo abivuga bari we babyaramunaniye bikomeye cyane nyine ibyo byo nanjye nibyo nende kuvuga bikomeye nta kindi kibimutera kuza imbere y'abanyamakuru bangana gutya nkamwe ngo nicare mvuge gutya reba bingoye kandi biranumvikana n'ukuri biranumvikana noneho nari kwibaza ko abo bantu bose tubabona noneho kubona umuntu w'umwapotere uri kuvuga ngo ndi muri divorce ni iki kintu abazanye abaje kugwisha abantu nta kintu abaje gutuma abantu bongera bagasubira hasi kuko burya umuntu uzareba iyo nkuru azahita avuga ati oya ntabwo azishima azababara avuga ati uriya ko ari umukristo uriya ko ari umuyobozi w'intama nyinshi akaba akoze biriya bintu noneho abagwishije bangana gutya birashoboka ko hari abantu baza mu rusengero bafite uwo bakurikiye ubu ngubu hari abaje bamukurikiye bavuga ati ariko se bakurikiye n'ijambo yavuga ariko namara gukora ibyo ngibyo nabo bazacuka bajye hasi ko hari abantu bari kuvugwa hano hanze biri kuvugwa ko impamvu yabizanye kuri social media ari target ushaka gusanga ari nk'umudiaspora yabonye
bivuge neza ngo n'undi mugore Mutabazi Undi mugore ashaka kwimarira nawe. yari afite bitewe n'ubushobozi uwo mugore afite. hanyuma twatangiye tubivuga twavuze ngo niba afite umugore uwo mugore bakaba babyaranye 2-3 nawe babanye ari umukobwa yego babanye ari umukobwa n'undi nawe bazabana ntabwo azahora ari umukobwa nawe niba byarana igihe kizagira nawe mutabonye abandi sibyo ahubwo nareke ingeso ze ahame hamwe asenga Imana imutabare niba n'urugero hari n'ikibazo afite mu rugo rwe ntabwo isengere ubu aka kanya mushaka indi nama mugira Mutabazi kuko ibyo kuguma mu rugo rwe ibitarimo kuko byo byarangiye kwanza amaze ngo bimeneka n'ubundi yamenye. kwanza amaze n'igihe atarubamo ahubwo afite ikibazo ngiye rwose nyine ibintu byo kuvuga ngo naganire n'umugore we ngo babicuce ibyo byo ntabwo bigishobotse ubu ngubu buriya agenda byararangiye hari aho wavuze ngo yamutaye ngo ari hehe akiri ku kiri. akiri ku ari kiri ku kiri afite umwana ufite amezi 7 afite amezi Apotre Mutabazi n'abiri yowe amezi 2 Apotre Mutabazi rwose inama nakugira ni ukuri pe natuza asenga ashyira agapira hasi areke kwiruka ku muyaga areke kwiruka ku muyaga nta abagabo mpuhwe bafite ni bose ntabwo ari bose ariko hari abafite uwo mutima ba Mutabazi rwose pe ariko Mutabazi yavuze ko abana yishyuriraga amashuri umugore yambikaga icyo gitenge azakomeza akabikora ati keretse uwo mugore nabona undi mugabo zisanzwe z'ububyeyi ati bizahagarara igihe umugore we azaba yashatse undi mugabo abana bariko abana be azakomeza biteho abambike abarihira amashuri niwe wazanye icyo kinyamakuru hano ku ma YouTube cyangwa n'abandi baje kubivuga niwe wabyivugiye we ubwe niwe wazanye inkuru ye yuko ari muri divorce ari muri divorce ahubwo nawe wa mukobwa ugiye kumushaka ufite ibigeragezo byinshi afite ibigeragezo muticira Mutabazi ashunge shuwa arebe ko uyu mugabo nta ngeso afite kandi ikindi cya kabiri ko Mutabazi avuga ati ngewe ninshaka umugore wundi kandi urabizi ba mukeba ntimushobora gushobokana abagore bariyizi ati umugore umwe nzayamugurira imodoka n'uwo nataye mu cyaro mushyira imodoka ati ningura igitenge cya wagisi no mu cyaro njyaneyo wagisi ibyo bintu uwo mugabo zabishobora koko ntabwo bibaho ibyo bya cyokora mu ba kera ariko kera ajyaga mbyumva bamama bava ngo base ubwo niko navuga ngo bashakaga abagore 2 cyangwa 3 nimba aguze ibiro 4 by'inyama umwe agatwara 2 undi 2 ariko urumva n'abakera bari bafite umuco ni ukuvuga ngo umugabo uheruka gukora ibyo bintu yarapfuye mwebwe nta muco mufite ariko muri iki gihe biranagoye mama aho abantu bakora amafaranga urabona harabuze habaye henshi byongeye umugabo wifataga umugore uri ku kiriri by the way ariko abari mu kibazo njye nagira ibintu mbishigikiye ahubwo agaruke asaba abantu imbabazi reka nkubwire kwanza imitima y'abantu benshi yamaze kurambarara hasi imitima y'abantu benshi yaguye sibyo ni ukuri nagende yongere aze hano kuri kamera asaba imbabazi z'ibyo yagize ute yakoze ndetse asabe n'umugore w'imbabazi umugore wari ku giti cyawe Mutabazi ibyo bintu ntabwo yabikora umuntu uri muri dimansiyo ya 5 uraza kumbwira ikibazo ariko ubundi reka ngewe ntabwo nari nabyemera ko ari apotre ntabwo nari nabyemera iri titire kandi iri titire bari kugenda biha ni amapotere hari n'igihe bayiyita ngo ni amapotere kandi atari byo ubundi ntawe yimitswe niwe waryize atari nabyo ubwo rero aba ari ikirara yararyiyimitse ntabwo ari itorero ryarimuhaye ngewe rwose nta potere ese uba pasiteri bose ntibabyuka hari umuntu uba wahabimitse oya hari abapasiteri baza hari abimika nk'ubu hari nk'umupasiteri nzi utuye ahantu witwa pasita runaka nta muntu wigeze umwimika pe hari abimikwa bakaba ari abapasiteri mu matorero bazwi reka nkubwire
impamvu hakaba hari nakomeje umushumba baba barimitse ari umushumba bizwi n'amatorero nimba uwo rero ari bano bo ku muhanda bimikwa nabi ya mazina biyita kugira ngo bubake amazina ngo ni ibisanzwe. yes Ibyo njyewe ntabwo nukuri twari nakomeje tubizaho. iki kintu nakomeje kugitindaho cyane ntekereza apotre noneho mumbwiye titre kuko njye ntabyo nzi mumbwiye abantu ndebye abantu ayoboye noneho akarusho kuyobora uhereye kuri mwarimu pasiteri apotere ubundi aba ari umukuru ni intumwa urusenge aba ari intumwa rero ni intumwa ubwo se wenda reka tuvuge ko ari nka musenyeri ni nka musenyeri Nta wenda bifatiraho yes kuko aba arenze kuri padiri yes wajya kumva wenda abapadiri ntabwo bazana abagore ariko wajya kumva ngo musenyeri noneho iri titire ryitwa ngo musenyeri ryonyine ni ikintu kiba gikaze sibyo noneho ujya kumva ngo yakoze divorce ubwo urusengero sazongera kurwinjiramo ayobore ahubwo se azasezeranya abantu zasezerana bikunde nyine byumve nawe umva icyo kintu. ntabwo bishoboka reka ngurukire mama none ahangaha ugiye ahantu hari umuntu wasenye urugo ugasanga arimo ariyigisha umukumbi w'Imana wakinjira mu rusengero ukumva inyigisho ze cyangwa we wakisohokera wakwinjira ntabwo nasohoka wakwinjira ntabwo biterwa nasohoka reka. hari ibintu tugomba kujya duhagararaho nshaka ndi umukozi w'Imana urugo rwanjye rwarasenyutse rwaranze kandi ndi umukozi w'Imana ntabwo njye nzareka kuba umukozi w'Imana icyo gihe ariko nta kintu uba ugifite wigisha abantu oya mba ngifite cyane mbere na mbere biterwa ariko utera uburezi arabwibanza oya nshuti yanjye ubu bivuze ngo uri mama pasiteri urugo rukakunanira rugasenywa yego wajya kwigisha abandi uko ingo zubakwa cyane rwose Ko wabyemeye ndabyigisha kuki? cyane rwose reka ngubwire reka nsubize mere yego Imana iguhe umugisha urugero ugiye ku muhanda yego hariya ku muhanda hariya mu nzira wahagera uri umukozi w'Imana wahuriye wenda n'umupagani cyangwa se n'umukristo yego mugize icyo mupfuye murarwanya mu muhanda hari abantu baje kubakiza batandukanye hanyuma ejo hazaza uzakubona urimo kubwiriza azavuga iki icyo gihe ndashaka ko nsubiza icyo kintu ashobora kugutekerezaho nabi agutekerezaho ngo iki ashobora kuvuga ngo umukozi w'Imana warwanye niwe uri kuvuga ijambo ry'iki ry'Imana hanyuma kandi ugiye gutuma ngo baza kandi kubaza umunyamakuru ariko ashobora kuba yarihannye yes ibyo byo nabyo wenda ibyo birashoboka mugombe mubimenye kwihana se n'ibibaho yarasubiye mu rugo rwe oya ushobora kubona aho nakoreye icyaha ariko ntumenye aho nihaniye ariko nanone reka nkubwire oya buretse yego reka nkubwire reka mbagusubize cyane ntansubize rwose imbere yo kugira ngo mbagusubize reka nsubire inyuma gato ushobora kuba uri umugore ufite umugabo akaguta wowe ufite uburenganzira bwo kwigisha kuko nta cyaha ufite cyane rwose yes uri umugore umugabo aragutafite ufite maze uri umugore wataye umugabo rero nta jambo uri umugore wataye umugabo wajya mugaruke no hakurya yes nanjye niyo mpamvu mvuze ngo aho nta jambo ubugize ute uba ufite wajya kuvuga iki imbere y'abantu oya ntabwo bishoboka njemba numva uko waba umeze kose n'ubundi nawe wajya imbere ukavuga bikumvikana ko n'ubundi umugabo wataye umugore ajya imbere akavuga bikumvikana akavuga iki none se umugabo wataye umugore yajya kwigisha indi miryango uko bubaka urugo ubundi reka nkubwire reka tubabaze hari umugore njyewe wenda niba ari uko ntakunda kureba social media cyane ariko akenshi abantu bakunda kuza ku mashusho media bari kuvuga ngo bakoze divorce ni abagabo n'abagore barahaza urugero rworoshye reka ngo urugero rworoshye rw'abantu n'urwavuga butumwa bazwi hera kuri mama Sharirene sazwi Pastor Mutesi sazwi Evu Ikirezi sazwi ariko abagabo baba barabataye arega abagabo baba barabataye
undi wa kabiri uyu nguyu bamaze Niwe iminsi uva mu bavuga harya rugo. mwe kwa Plaisir Penina. ava mu rugo niwe uva mu rugo Penina niwe wataye umugabo cyangwa n'umugabo ni umugabo wamutaye Penina yataye umugabo kubera ingeso mbi zanze arongera asubirayo. ubizi gute ko ari umwuka kari Ubuhamya bwe bwanyuze kuri za rucya turabwumva. reka nkubwire abavuga butumwa Ubundi benshi abagabo barabata bakabanga ni ukuri ubundi kandi icyo gihe ntabwo yareka gukora umurimo w'Imana n'ubundi arakomeza akawukora nimba ari pasiteri n'ubundi arakomeza akaba pasiteri nimba ari umushumba ari umugore n'ubundi arakomeza agashumba za nama yari afite ntabwo yazireka none se umugabo nimba yamwanze nyine none se yahatiriza ntabwo ni ngo twakubwiye ngo niba umugabo yataye umugore sibyo yego kandi wa mugore afite inshingano ntabwo umugore azazireka ntabwo azazireka azakomeza akore kuko hari uwamajije kumwemeza nimba yasengeraga abantu azakomeza abasengere nimba yavugaga Imana mu buvugabutumwa azakomeza avuga ubuvugabutumwa ibintu byose bigende neza ariko mama ntabwo azabireka wigize kubikomozaho uravuga ngo tujye tureba ku mpande zombi cyane rwose abo badamu baba baratawe n'abagabo ariko se kuki tudashaka kureba icyatumye abo bagabo babata nyine ibyo nabyo tugomba kubireba Ibyo ntibishyemisho cya kabiri cy'ubutaha. nta kibazo Ku miryango na divorce abo ngana ku musozo w'iki kiganiro cyacu. Ni iki mwabwira madamu Apotre Mutabazi uri kumva umugabo wanyura ku social media zose avuga ngo agiye gukora divorce? Ni iki mwabwira Mutabazi by'umwihariko uri kugenda avuga ngo ari mu nzira za divorce zo guta umugore ufite uruhinja rukiri? ugomba kwihangana ni ukuvuga ngo niba Apotre Mutabazi ndi kuri Apotre Mutabazi rwose ntabwo ndi kurishinga hagati cyane batubwiye yuko ari izina bwite y'iyi si ni Mutabazi ubundi ngo ni Mutabazi okay ntabwo turavuga kuko njye oya niba atagira idini ayoboye ni Apotre he iyo ni Apotre heza oya mu rugo abantu bagiye ariko nabyo mu rugo rwe ni Apotre nta kibazo ni Apotre nta kibazo ariko noneho N'urugo rwe ko rutagiharuka. ubwo nta n'urugo narwo nta rugihari ariko nanone reka dusubire ku mugore tuvuge ngo wenda niba hari n'amakosa afite ashobora guhamagara umugabo akamubwira ati umugabo wanjye naraguhemukiye mbabarize nabyo birashoboka kuko ibintu biri mu nzu ari byinshi ibintu biba bitagiye hanze ngo wenda abantu babyumve umuntu akaza hano kuri social media akavuga ngo dufitanye ibibazo gatoya ikibazo kibaye cyaraturutse ku mugore akaba ari kubyumva inama njye namuha yakwihutira gusaba umugabo imbabazi umugabo nawe bigasaba ko asubiraho nimba bishoboka bidashoboka burya amazi yarenze inkombe barenze inkombe ngo ntawe uyagarura njye namubwira akihangana reka mbashimire mbabwire ngo abantu banyarukiye kuri channel zanyu ahubwo muzimenshoningira muvuge n'amazina yazo abantu banyarukiraho bakora subscribe by'umwihariko bareba ibiganiro mukora kandi ubwo umuntu ushaka kuza kureba ikiganiro cyanyu araza no kukibona gipininze munsi y'ikiganiro dukoze. Abahetsi official ubwo abantu banyarukire ku Abahetsi official bakandaho subscribe like share ndetse na comment. Ibendera ry'Abera TV nabo abantu banyarukiraho mukande like share ndetse na comment ubwo abantu bakunda Abahetsi n'ibendera tubagarura ibiganiro byacu tubikora umunsi ku munsi ibiganiro byenda divorce cyangwa se kubaka imiryango bazajya bahora babibona. Reka mbashimire dusoze dusenga ubundi ikiganiro cyacu. Mana turagushimiye uri Imana y'amahoro ni wubahwe nyakubahwa Imana nyiringabo twari turi muri ibi biganiro ndetse tugira abantu inama zo kwihangana ndetse no gusenga nta muntu wasenze ngo agire icyo akubwira ngo nanirwe kumwumva nugumane natwe abantu bazumva ibiganiro uzabakomeze ndetse ubarengere natwe ubane natwe ngo niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu amen.